yani muranafata ku mavuta mbona na Jihad bo ariko mu bintu twakoraga mu bintu byinshi twakoraga nyine hari izina Philipite naryo ryagendaga rigarukamo nyine nubwo tigeze duhura ngo duhure nyine cyangwa tuvugane n'ikintu na kimwe ariko Philipite nawe yari muri ibyo bintu kuko ibintu byose ubundi briefing zose zaberaga hari kuri Gate nyine niho byose byaberaga nyine ibiganiro byose batangaga niho byaberaga. Undi muntu twavuganye bwa nyuma no uriya musista Brian mwe nawe wambwiye ati ibintu byose uri gukinisha ugiye bino bintu nta mujyi ubizamo afite imikino anyereka ukuntu bizamfasha bizankiza anyereka ukuntu nzabaho neza na famille yanjye kabaho neza kurushaho abantu bose batuye hariya wari ufite ingenza nyinshi cyane kuko byonyine n'akazi nahawe kari karenze cyane ku buryo nyine kari karenze ku buryo nyine hari no kugashobora ntago umuntu ufite umutima ari gukora ibyo bintu ubwega akazi twari twahawe yari ako kugutesha umutwe kugutera amabuye kwangiriza iwawe nyine ibintu byose umwanda mwinshi nyine ku buryo bazagara mu mutwe wowe ugasara ubundi gahunda yari kugira ngo umuntu agusaze wenda hari n'ibintu byinshi nyine bagiye bavuga uburyo twitwaramo n'uburyo umuntu agenda abikora n'ibijyanye n'amarozi nyine tubinyujije mu mukozi wawe nyine kugira ngo azakugaburire ibintu bipfuye ni birebire nawe urabyumva kubivugira ku matelefone aba ari ibisazi. Abampaye amafaranga 30,000 niyo ya mbere bampaye nta mushahara bari bampaye wo kubajya bampemba gusa bari bambwiye ati wowe nibirangira bino bintu tuzaguha 500. Gahunda yari ihari nyine wowe yari ugupfa nyine ukava mu buzima niyo gahunda yari ihari nicyo kintu cyari gikenewe ahubwo kugira ngo bakwice bakugiraho nibyo byari byaragoranye cyane. Ubwo rero kubera ko ninjiraho ni n'ubwa mbere nari minjiye nazamutse ngiye gushaka imbabura ku muhanda ndayibona tuyikodesha 3,000 mbwira Monica ati imbabura nayibonye Monica arambwira ngo mpa nimero y'uwo muntu w'imbabura aranyishyura imbabura nyiterura nyikuye mwako kabari kari muhanda ngisohokamo gakeya fata ku mavuta mbona nyine ahagaze iruhande yari umugabo nyine ikigabo cyari gifite uduherena kinini cy'igikara nyine yambaye reneti ikegetse arangije ansaba ko twavugana mbona ni umuntu wiyubashye ndamuvugisha arambwira ndashaka ko dupanga ibintu birenze nabwira se ni ibihe ubwo nibwo nabwiye ati ngende bize rero ndi mu kazi yewe muhereza n'amasaha namubwira ati hari ndi gukora suri kuraheti ndi gukora mu rugo kwa Yago. Ayo majwi ayiwe yagombe se bamugambaniye kuri uru rwego. Sasa rero ibi ngibi bigiye gushyira mu byago umuntu bita DJ Brian ni uri mu majwi cyane ni uri kugarukaho cyane kari wagambaniye Yago. Ibi nimba ari byo koko atari scam cya prank yongi baraza gufunga abantu benshi nkuko inkuru yo hejuru nayibabwiye amajwi rero niyo yarari kuburamo. Ubwo DJ Brian bamufunga turagoma tubaha amakuru urubanza uko ruzagenda turagoma tubaha amakuru atari ko Yago bari gushaka umuroga ngo amwice